Ndi papa Sava. Bite? Hi. Wow. Okay. Hanyuma sasa mba iri ni ijana. Iri naryo ni ijana. Hanyuma yose akaba 200. Desa. Noneho nkavuga ngo yapfu mbatize. Ube unaya teretse. Ntabwo yakura mu mufuka. Ntabwo yakwirwamo. Hanyuma rero nuko nari nabikubwiye ko nsanze utiteguye kandi nyine nakubwiye ko mama Sava agiye kuzereka nyine ikibazo kiriho. Urumva yajyanye n'abana ariko bari bumara ukwezi bakarira Noheli bakandira na bunani, ariko ngo abana basheze noneho kakandi gatoya kavurema karashega karavuga kati njyewe nasangiye Noheli na papa ntago bicamo. Ubu bari mu nzira bagaruka. Sire nakubwiye ni witegure hanyuma ninza sange witeguye hanyuma nawe Magana 200. Manota ari hano se? Manota arahari. Ahubwo nyine urumva. Nyamara nasigaye hano mfata umwanya wanjye ndatekereza. Yego shaka gutekereza n'impamvu. Ariko gutekereza uziko buriya. Iyo utekereje. Nuko watekereje nta kantu k'agakarino ufite. Iyo utekereje ufite nk'agakarino uba ushobora guhita wandika nk'imivugo, ukandika indirimbo, noneho ukuntu ugenda ushyiramo inyikirizo ukavuga ni wowe wenyine ntazigera nsiga habe namba. Reka twese ntabwo twakandika imivugo. Ukandika indirimbo. Indirimbo se haya hari ibindi bintu natekereje kandi nyine bizima byanyambye. Bityo bitesha mwabaja akazi wagasubitse se? Oya akazi nimo nagakubakwanya kugira ngo za gahunda nazo zigende neza. Hari icyo yabonye ku buryo atagenda indasa. Yarambwiye ko ari buze kumbwira nagira ikintu akenera. Ariko kakana akunda ko kamugezaho mu cyakare. Yego sha. Uza kunyemutse. Ubwo mwebwe sa ubwo boss. Nta kibazo ngiye. Turavugana umushyitsi amaze kugenda. Nyabike se muyanga. Ayiyorera yatete imipango. Ikomeza gahunda zawe turi kuganira. Sawa sawa. Kandi bitunganye neza. Ubwo nawe unzi n'inda yanjye n'uburabwanjye ko bubuze urambaza ngo ndi kwibaza nimba ngira ahubwo Fuade cyangwa se nkomeza kuri iki gice. Reka ndagusifura. Ati arakuntuma. Ako mabuja ntuzamesha amanota mabi ngo wanga kubigufata ibintu byose ngo uri kwinamura. Ugiye n'ubu ugiye ngenda mvugana nawe. Ariko nawe umva icyo namubazaga. Nakubazaga nise uragenda uriye ateke ibyaba biri cyangwa ntagurye. Ereko uyu nguyu nubwo ari umukozi. Ariko njyewe iyindi minsi kwenda usibye yingi ugiye kugendamo ngiye nzaba nkora akazi. Sibyo? Ni nkora akazi siwe muzasigarana. So ugomba kumenya utuboko ukundi twari two. Akamenya utubuto ukundi twari two. Akagufatana uriya gufashe neza. Kiriya cya Nyiramahwinjari cyagiye iwabo. Cyaza se kivuga. Niyo mpamvu njyewe uriya mba ntashaka kugira ngo mbizane n'ikintu bita accrochage. Nkamwengere gitame ibintu byo kumva yuko nawe yisanga hano.
naba ntahari nkaba mbizi ni mu nda uratekanye, mu mutima uratekanye, no mu mutwe ugize ute uratekanye. Mu mutwe wanjye hanatekanye, byo niyo mpamvu nari kukubwira nyine ngo nasigaye ntekereza ibintu byinshi kandi byiza cyane. Tukiri mu bintu natekereje rero, ngiye kugusaba ugende ujye mu cyumba ku buriri, hariho ibintu naguteguriye uri buhasange, hanyuma ugaruke. Mbizane? Genda urebe mbese. Ubwo ndabizana. Genda urebe. Hasigaye mpungura cyane. Uriya rero niba ari uko naranguye umugore w'umunya cyane, simenya ibintu bya surupurize. Wabibonye? Ese hari ikintu bibaye? Nibyo nasanze. Nibyo ngibyo nakubwiraga, none se umva mubwire. Simaze hano ibyumweru 2. Kandi ibyumweru 2 maze nta nubwo natahaga. Bivuze ngo yari amanywa n'ijoro. Nyine Noheli wayimaye neza. Sinaguhaye Noheli neza. Sindi no kuguha n'imyenda ya Père Noël. Okay. Noneho rero cyo kugenda wambara iyo myenda, ibindi bintu byose turavugana ari uko wamaze kwambara iyo myenda. Ari njye ubaye Père Noël? Oya, nari ikibazo usumubaye. Nkabyambara? Iyi genda uyambare. Humura nubwo ari binini biragukwiye. Gira vuba mbara iyo myenda uze hano umbwire neza. Nande? Oya, nta rungu nagize, nasigaye mfite ibitekerezo hano byinshi. Ntabwo nari kugira irungu. Oya, humura biragukwiye. 200. Nabikuye he? Nabiguze. Washoboye kubyambara? Ntabwo twite humura ni gutyo babyambara. Nibikugora uze ngufashe. Okay. Imikoro yose mba narakoze. Oya, ntabwo byakunanira. Ntabwo babicomeka ni muri bumfashe. Ngwino hano ngufashe nta kibazo. Urabona se utabyambaye bikagukwira. Ni gutya? Hano niho ndi kuvuga ukuntu. Ariko ndi Noel we. Père Noël. None se ntabwo mufite? Ubwaye reba ukuntu nabwibagiwe. None se nibuzi ko ari njyewe wari bubyambare. Iyo mbwira ntashaka ubwo abandi bagabo bogoshe muri salo. Ariko waba yambaye ubw'umweru. Ubw'umweru nibwo twari. Ariko twanabugura nyuma nta kibazo. Ni gutya? Ndaberewe cyane. Nese urabishakira cyane ko ndabizi ubwo ari wowe uragira ngo dukore photoshoot. Wiyame photoshoot na Mama Sava. Umva sasa, Mama Sava ibintu bya photoshoot hagati yanjye nawe niyo yaba ari ibirenge gusa bona. Ibirenge bya ngo arangije kubibona arabizi neza. Umva ari ibirenge, iminwa cyangwa
akantu ko kunuza kariya kano amadimpozi barabibona karara yasaza ariko ntacyo wamfotora urumva none wowe wajya kuyapostinga ukampayidinga njyewe na mama Safa. Ninde wakubwiye ko njye natunga nimero za mama Safa? Ntazo ufite njyewe sasa nimero z'umwanzi reka mbabarira ngo zimari iki ni ibyacu byo gupostinga. Iyo myenda nyine uri kuyibona imyenda ya Noheli si myiza byatari suyikunze nayikunze pe ubundi aho ngaho ni sawa kandi nyine uretse n'iyi myenda n'ubundi n'iminsi yose maze hano nagushimishaga cyakora nabaho da nabona Noheli gase nkavuga ni Noheli koko si full package ahubwo irenzeho. Okay rero mva ikintu ngiye kugusaba aka kanya ugiye kumeka eko mu mugongo iyo mu mugongo ashyiraho ingobyi ngeze ndi umubebe igitenge wowe urameka byonyine wowe ubwo ufite ibiro bingahe? byose buranda byibuka oya sasa ubwo ni ukuvuga ngo urashaka kumvuna umugongo noneho mama Sava yabaje yambwira ati Noheli najya kugira ngo niyaranje nkasanga wawuguduye. noneho sheri wanjye iryo zina rirambangamira ugabanye kuri mama Sava sibyo reka mbe ndihanaguye hanyuma iby'ibiro byo yewe nuko naheruka ku munzani ko buriya mfite nka bingahera ariko buriya ni nka 80. wabanza yewe data uravuze ngo nikorere kontineri oya nawe 80 ariko ubwo urumva uravuze ngo wikorere 80 uzikora udusima tubiri tw'isima bura ibiro bingahe vene ubikubita hano mu mugongo sima tubiri tw'isima none utangiye no kuvugishwa kakanya udufuka mbuze udusima udufuka so utangiye kunjyanya n'amasima n'amakontineri oya ntacyo da oya ntacyo ariko urumva ntabwo nagutuza hera mu ntebe wayahagarara mu ntebe numvune sibyo wese ko mbona udawudawu oya nta kibazo oya ndikiko wagiye uba gentle njye ndikikongo ndikikongo ariko ndikikongo gake ese fata amaguru ubona umeze gutya mu mugongo gute ndikikongo gake ese ko ufite utugambo genda nzengurutse nse urameka uhagaze ayiwe ariko ndikikongo we ndikikongo ni mama ya mu burya birahagije oya manuka gake ndikikongo ngi ndikikongo ariko sanga utabishoboye sibyo nakubwiraga umeze neza oya njye na babiri nkamwe nabahera du kwipuka ndikikongo utari no kuva hano ndikikongo urahagiye karakaza bashaka karakaza urahaginesha kahubwire sasa byari ibintu nanga byumbwira ibintu dupanga ibintu by'abantu bakuru ngo ujye mu mugongo ngo ugire ute nanjye nakubwira ukameka biyangiye none njyewe sigena njye sa najya mu mugongo nikunda urabona twa tuntu tw'uduporoteze batwara mu twana agenda njugunya ukuguru urase porte bebe wajyamo yambaye ariko njye ndi gato uziko imyaka yanjye itangana n'intuza na tayi yanjye umva mubwire rero ngubu Noheli ni ubutamu wayibonye genda nanjye none kibazo mbambwira urantunga ukuntu nzengurukije hano oye njye ndikiko njyewe erega twe turya tizi
ndakugiza ewe turya tize. Noheli se ntibimeze neza? Bimeze neza Hari cyane. ikindi ubwo ndaguhetse Noheli urayumva. Nyine urumva. Nguhaye n'indi Noheli uzasangira n'inshuti n'abavandimwe nawe ukiyitaho kuri twa tuntu wambwiye tw'imbere ukunda, sibyo? Hari ikibazo? Mwese nyine sinakubwiye ko natekereje kandi maze kukubwira ibintu bibiri byonyine, hasigaye ikindi cya gatatu cyanyu. None se so byuki iminsi maze hano ibyumweru 2 se uranayiba. ariko barabyishe kubera yuko wagombaga kwamara 3 nyine n'iminsi nakunda nk'ibiri. ibyo ngibyo nabyihanganye. Sinakugaburiraga neza. Aka breakfast hari ubwo kakubaga nabi. Ariko shaho umuntu zakugira uwe. Sinasanze mu mugongo bimeze nabi, sinjye wari usigaye ngutsirita. Ariko da Akazi si wakarangizaga ukabona akamasaje kameze neza. Inzu yo rwose si twabivugaho, isigaye inahumura ukiyinjiramo. Rega iyo ukiri muto uba wita ku bintu byinshi. Ibyo ngibyo nta kibazo, reka mbireke. Nanone se n'ibindi sinabikoraga neza. Cyakora ega ko ukiri n'umukobwa ma ubu ndakwibaza umaze nko kubyara 3. Koko abafundi bazi kubaka we, abantu se bacoma ntuza we za gasegereti nawe urufurama. Ariko wese uzi ko mu butayu mu izuba rikaze ikibazo cyahita utangira kubona. Ari hakurya iwacu ugana za Noza hari ahantu bita ku Idigiri nyine bashyize ikintu cy'ikidamu cyohereza amazi bagakuramo amashanyarazi wa. Ariko narumiwe. Nuko ngaho komeza. Full package. Full package nta kabisa. kintu na kimwe Ya ntago nakunenga rwose. nyine uri kumva naguhaye Noheli yuzuye. Ndetse n'ubu ngubu urega urabibona ko ngikomeje ibyishimo byawe. Icyo kintu ngiye nkiri imbere. Niba uvuze uti mu masaba si wowe urota avuye hano nkahagera, mba ngomba kumekinga shoka icyo kintu wampamagariye kabisa ikora neza. Rero rwose sheri njyewe urabona igihe cyose tumaranye. Ese undi ubwo ku munsi wa mbere duhura? Si cyageze ndi umufundi nawe sinzi ahantu wari uvuye guhaha. Mbabyibuka ariko nawe wacotoye. Ninde wagarutse inyuma kari wowe? Aracotoye tugeze na hano muragira kandi ngo mwariganye. None se nyine ntabwo wari wankunze. Ariko twibisubiramo. Okay, nta kibazo. Rero njyewe naratekereje, reba kuva kiriya gihe twahuye nagiye ngirana ibibazo n'uriya mugore wawe, rimwe na rimwe akansuzugura akantuka nkihangana, ejo nkagaruka nkagukorera ibintu byose ushaka. Wibuka ko nigeze no kukubeshya ko ntwite ugashaka no kunyihakana, ariko ibyo byose narabirenze nkajya ngaruka mu buzima bwawe kuguha ibyishimo. Ubu ngubu nariyemeje mfata ibyumweru 2 ndi hano nkataha kugira ngo unezerwe. Rero naravuze byibuze umubano dufitanye, ibintu byose nihanganira ku bwawe, byibuze nawe ugomba kubiha agaciro nyine ukabibona ko mba nakoze ikintu gikomeye. Nanjye ntagikoze. Mba ntagikoze kandi nyine bino nabibonye, ariko nyine naratekereje nsanga mu 50,000 angahe nyine nta mafaranga ngenda nkifashisha umunsi umwe 2 nanjye sisagira ikindi kintu yaba yamarira. None natekereje ndavuga wangurira ikibanza ukampa miliyoni 10. Ntabwo unyumvishe? Ndavuze ngo wangurira ikibanza ukampa
miliyoni 10. Nzo mu bitekerezo ariko. Abo mbona ukunda kuvuga igifaransa 10 millions. Fura Rwanda ubye Zimbabwe. Twabandi. Ezo urabizi ko nyafite. Utayafite subujijwe n'iki? Kuzi ko musetsa. Nawe urasetsa. Miliyoni 10. 10? ariko mwekira igita mu mahanga nate. Ari we. Ngo ari we. Sani yabarinda yakwa ujumura. Ukarenza 250. Utangiye no kungereranya n'indaya. Nase twaraguraga. Papa sava. Nizere ko amagambo nabanje kukubwira wayumvaga. Hejuru y'ibyumweru 2 maze hano. Hejuru y'ibintu byose maze mpakora umugongo wenda kuzacika. Gaho ngo ndi kukoza ngo sinzi ibibazo ufite, ndi gukora massage, ndi kugira ibiki n'ibiki, icyumba cyawe reka sitwanagisohokagamo byabaga ari ibibazo. None nkubwe miliyoni 10 wirebeshwa ku ruhande. Nase ni wagisohokagamo wari ufungiranye. Naryoherwa gutaryoherwa se. Hanyuma nyuma yo kuryoherwa. Hanyuma nyine nakubwiye ngo ibintu tugomba kubereza agaciro. Wijya kundataho buno bufaranga ngo 200. Ariko ubwo na amafaranga 200 y'u Rwanda uri kujugunya gutya. N'ay'u Rwanda. N'ay'u Rwanda papa sava. Papa sava urampereza miliyoni 10. Reka nkwibutse rero akantu gatoya utaza no kukibagira. Hano mpamaze ibyumweru 2. Twaraganiriye ibintu byinshi cyane. Warirekuye koko. Ntacyo utambwiye, ari imitungo, ari ibibanza, ibiki byose warabimbwiye. Aho hantu hose miliyoni 10 ntago zibuzemo. Wiza kumbwira rero ngo ntayo ngo wamo. Ntasoni uraza ndataho 200 hejuru y'ibyumweru 2 maze hano. Utekereza ko ngiye nabuze ahantu njya? Utandyama. Uri kubona suri ibiryo. Utekereza ko ngiye nabuze ahandi hantu naje? Hano wigeze ubwirirwa. Pasaba ntago turi kuvuga ibyerekeranye n'indi. Basi twumvikana. Twumvikana umpereza amafaranga. Nta kindi kintu numvikana nawe. Soni. None basi nashyiraho senkana. Hari waguri kuvuga senkana ndi kukubwira miliyoni 10 undi wapfuye amatwi. Shokwa ni ingofero iri kugupfuka amatwi. Ndi kukubwira miliyoni 10. Senkana isuri kuzihande. Ngende umukozi wa Manudu wemba senkana. Nakubwiye nkeneye ikibanza cya senkana se ndagikurayo. Nkeneye miliyoni. Nese kuki utarindira basi nkazagira uko nesikoro kuri ya mugore nkaguha kimwe mu bibanza mfite. Noneho ntago nshaka kurindira. Nshaka miliyoni 10 ngende mfata ikibanza nkeneye. Sasa ibintu twarimo ubigize ubuguzi. Uracuruje. Hanyuma nawe umubiri wanjye urawufashe ugira ahantu uzajya uza kwishimishiriza no gukinira gusa. Ubwo nishimishaga noneho umeze utya urimo kubabara cyangwa ubonekerwa. Ndajya nkwibutse rega ko ntari umugore wawe. Nta nubwo uteze kuzanzana ngo ngire umugore wawe. Nukunzana nyine kuko mama Savada hari. Kuko umubiri wawe ngo umeze nabi. Izina ry'Imana urampindutse. Ahubwo werahira izina ry'Imana urampindutse. Sinaguhindutse naguhaye icyo mfite. Papa Sava ubu faranga wikomeza no kubunyibutsa. Nkeneye miliyoni 10. Miliyoni 10. Yego. Neko nayo mfite rikite. Nayo ufite? Nayo mfite rikite. Papa Sava. Baranya ngewe sinkunda no kuvuga nabi. Ntago nyine nyafite mu ntoki bigenda bite nyine ko ari kuri telefone. Oya. Ari he? Kuri banki. Twanagenda ariko ari ikintu twase. Tugenda gute se kandi umugore agiye kuzana abana? Uwo mugore wawe rero nakomeje no kukubuza kumunyibutsa ariko ndikumva wamugize indirimbo hano ngaho. Uri kumva? Dore ikintu ngiye gukora cyoroshye. Umugore wagiye kuza. Nta n'ikintu na kimwe ngiye nigize nitegura. Ngiye kugenda njye hariya mu cyumba cyawe n'umugore wawe. Hanyuma nikuremo imyenda, njyame arasanga njyame. Koko sugakuramo imyenda? Utangiye kwikureramo muri salo? Garuka hano sinyashirike, garuka.
gira vuba ku buryo wikuramo imyenda muri saro kwera. Papa Sava nta mwanya mfite, gira vuba sinyosheke asoni. Sawa nyine. Yewe ni 10 wangize ukigagaza. Ubona se ndagakoresho kawe wivumburiye ku buryo uzajya imbonera ijya nyuma ngiye byo ngusabye n'ubimereza. Miliyoni 11. Ngo ese shime mereza umeze neza wanishimye. Ni mwakire mukobwa mwiza. Ubu noneho nagenda. Niyo myenda noneho wanayikumana ngiye nagura n'indi nta kibazo. Hanyuma rero ntunyitumbyeho kuko aka kanya ninjye wakabaye urakara. Ntabwo narinzi ko nshobora kugusaba akantu kamwe mu buzima bwawe hejuru y'ibintu byose uzi wansabye. Ukigira akagara ukitarutse ukigira nkaho tutaziranye. Uziko ari njye ngaho wakabaye ndakaye. Ntabwo narakaragiye. Ni ibintu bibaho mu buzima. Ubu miliyoni 10 nsinye hano mbese uri kumva isura itigishije. Ubu kuba nagenda nkagura akabanza uri kumva tishimiye n'iterambere ryanjye. Urakabanza. Akabanza. Okay. Miliyoni 10. Reka tureke kwiha rubanda. Sibyo. Kongo ni inkuta zirumva. Si kibanza washakaga. Si miliyoni 10 washakaga. Gaho genda. Ugira ute? Genda ugure ikibanza sibyo. Imyenda yawe nayo urayisiga se? Imyenda? Imyenda se rega nanakubeshyaga imyenda yanjye iri hariya hanze. Wari wazinze wayisohoye. Nazimba nateguye. Hanyuma nyine ubwo Mama Sava nazo nyine mugiriye byiza. Naho tudumbe twawe 200 rwose. Nani ubwo nsezera se? Bye. Bye. Sigare neza. Korere nandi menshi. Kuzumva wese ni kubi. Akobwa baraguye. Kandi icyo cyo navuze ngo aho kugira ngo ngewe nete umukobwa afite umugore byarotwa neza nkajya nkwerekeze nkajya nkwera isosi mu rujyo. None se boss ayo mafaranga nimba yanze nge wayanyihereye urumva niho azatujyana muri Noheli. Niva tukuza muri ako kanwa ngiye mpanga nawe iki. Icyo se yanayimbwa. Njyangirana nawe gahunda wabuvunderiwe. Kogasi. Ariko cyari igitekerezo zo nari ntanze. Ndakubwiye ngo funga icyo kinwa pfundikiriwe tuware. Turanyumva neza. Kibazo ariko se ntago rero mbabwira genda cogoranya nawe imuhirimbire none uranankubise se ujizaho kukunuka ibyo bitutsi byose uranankubise uti ntacyo nakuvuna amavi genda nakuvuna amavi utarayavuna ntacyo mereze izo miliyoni 10 nanjye noneho numara kuzima ngende sinzagaruke mu kazi kawe ngo yaraziki sinyira izo miliyoni 10 nyine Chabaye bagura n'ingingo simyijima n'iki n'ibiki byose we na nyoko byavamo wa maheru byavamo ra noneho nacyo ubwo nimba bitavamo reka nze noneho amafoto umuhetse akwicayeho nayo nagiye fata yose musomana nyahe Mama Sava noneho mu byiko zawe no muri ayo maso yabizavemo uvuze ngo hari ibintu wafashe byabereye hano none ubwo racyo reka nza noneho n'aya majwi nayamwohereza uravuze ngo hari ibintu wafashe byabereye hano mereza miliyoni 10 nyine nabifatase hari ibyo wafashe none urumva icyo gitutsi wari wabitumwe na ngeri zishi reka mubwize ukuri Manu ndekuraza kandi reba mu maso je nanakurekura uranyumva neza ariko Manu ndakubwiye ngo ihituzane iyo telefone hano ndavuze ngo uri kumbabaza hano ndavuze ngo zane iyo telefone hano umfashe
uri kubaza hano bose mano biriho biraryana njye ntabwo ndi buvuge inshuro zirenze 3 zana iyo telefone hano inshuro ya mbere zana iyo telefone inshuro iya gatatu nakurumije izuru nkaritari mbesire njye nyina nawe hita ufungura ukuremo izo kode kuramo kode unyereke ibyo wafashe voice zose wafashe n'amafoto wafashe binyere kurimo kubisiba umusa kumva igira hino hano igira ndakubwiye ngo igira hino naka gafoto keza gutya ngasibe ndakubwiye ngo igira hano hino igira hino hano umusa wari wambona naraka ndimo ndakureba nge nakurya kananu wankagacira hariya uranyumva neza ntukajya uzana ibintu by'imikino ngewe nibabariye uri kubyumva ntukajya ubona nkoroheye ngo uvuge ngo ngewe wanzanaho ibintu by'intuza nge nagukubita intuza ebyiri hano umutima nkahita nkushugunya hariya ku cyokezo ugahita ushya bakawurya urumva nyarayimbwaho wowe uri sasa uri kwaka iki nabisibye araka miliyoni 10 nawe ukazaba oya nta kintu arasaba 200,000 nawe ukabisaba nyereka ko iri hit format ndavuze ngo format yo telefone zana hano nyereka settings irihe nyereka aho set ni ibyanjye setting irihe ngiye hano bose waretse gukora kuri eraze ko tugirana ikibazo papa sibyo papa sogoko mva wanjye karame sibyo ndeba mu maso mva wanjye nkubita umutwe nakurya uranyumva neza nakurya nyiramivumbi hita ukanda kuri erase harimo nutu ndavuze ngo hita ukandaho